Bavandimwe, inkuru ya Messi mu Buhinde ntabwo ari inkuru yo gusimbuka. Ibyari byishimo byahindutse akavuyo, abafana bararakara, stade irasenyuka. Reka mbabwire uko byari bimeze. Ushobora kuba ugize amatsiko ukibaza ngo Messi yaragiye mu Buhinde gukora iki? Messi ari mu gikorwa cyari kigamije guhura n'abafana, kubashimira no kubasuhuza kubera urukundo bamwereka. Abantu bari benshi cyane, amatika ahenze, nyine byari ibintu bidacika. Urumva yuko umuntu nka Messi ahantu ari ntabwo ari ahantu nyine haba hagomba kubura abantu, birumvikana. Nawe aje mu Rwanda cyangwa aje muri Kenya, mu Burundi, wherever ahantu hose uri, ni ibintu nyine byatuma wumva ufite amatsiko yo kujya kureba Messi ahantu ari. Niyo tike bayigira 1,100, ndabizi wayashaka ukayishyura, ariko ndazi neza yuko nawe bishobora kuba wagira ikibazo nk'icyo aba bafana cyangwa abaturage bo mu Buhinde bagiriye kuri stade. Gahunda niyubahirijwe, Messi yamaze umwanya muto cyane, ahanini yari yibereye muri VIP. Abafana basanzwe bamwe nyine bo muri regular babura uko babona icyo bari bishyuriye. Ibaze nyine nkawe wishyuye 1,100 ukajya nko muri stade Amahoro ugiye kureba n'urugero Bruce Melody, Meddy, The Ben, abo nibo mvuze ko aribo bakomeye hano mu Rwanda b'abahanzi. Ibaze wishyuye 1,100 ugiye kubareba, warangiza ugataha utababonye cyangwa uri kubarebera kure nk'ureba akanyoni. Ntabwo bintu byagenda neza, byanze bikunze ntabwo umutima wawe wanyurwa, ntabwo wakishima muri make. Ibyo rero nibyo byatumye stade isenyuka, kuko abafana bumvise bariganyijwe bararakara. Bamwe binjira mu kibuga, intebe zirasenwa, ibiki bateje akavuyo, nyine stade yose irangirika, kuko ikintu cyasigayemo ni ikitashobokaga yuko cyaterurwa, kuko umutekano nawe wari witeguye kwakira abantu bangana gutyo. Hari abantu nyine abantu ningubwira abantu, hari abantu benshi cyane, benshi cyane. Urabizi ahantu hari abantu benshi ntabwo baba bahuje imico, harabarakara vuba, hari abumva batishimye, abumva basubizwa amafaranga yabo bagahita bateza akavuyo nk'ako. Nuko rero byagenze, bamwe baterura intebe baragenda barazisenya, bafata icyo abasekirite barakubita. Nyine byari ibintu bitoroshye. Muri ako kanya niko Messi rero yahise acishishwa cyangwa yahise agenda. Iminota itageze yagombaga kuba ari aho hantu, kuko ubundi byabigenwe yuko Messi aramara iminota 45, ariko yamaze iminota iri hagati ya 20 na 30. kandi nabwo yari yibereye muri VIP nyine ari kumwe n'aba bantu baba bari imbere muri VIP. Nibo yari arimo asuhuza barya amaserifi. Abantu rero bo muri regular birangira batamubonye, kuko regular nyine urumva ko bakibona Messi amaze kumara iminota igera muri 20-30 atarajya muri regular, kibereye muri VIP. Nibwo nyine bahise batangira guteza akavuyo, Messi nabo bavuyemo muri ako kanya. Ushobora kwibaza ngo Messi afite icyaha. Oya, Messi si wowe wabiteye. Ikibazo n'abateguye igikorwa bashyize VIP imbere y'abafana, ntibacunga umutekano. Ngira ngo nawe urabyumva nyine, ntabwo abantu bo muri VIP habarimo n'abaje batanishiye ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, kandi ugasanga nyine bakeneye serifu. Ni abantu bakomeye, ni aba politike, ni abantu nyine b'ibyamamare. Niko byari bimeze n'ubundi muri iyo stade yo mu Buhinde, nuko byagenze kabisa. Messi we nta cyaha na gitoya afite, na kimusizo wabo murenganyije, ahubwo abateguye nibo bafite amakosa, kuko nyine bashatse kwiharira cyangwa bashatse kugumana Messi muri VIP ngo nagere muri regular, kandi byaba biteganyijwe yuko arajya no muri regular nyine akagenda asuhuza abafana bose bakarya amaserifi. Ibintu nk'ibyo rero umva yuko nyine akavuyo ntabwo kari kubura ahantu nk'aho ngaho. Isomo rero wagakwiye gukura mu bintu nk'ibyo ngibyo, uzanye umuntu nka Messi cyane, iyo wazana Ronaldo cyangwa ukazana undi muntu wese w'icyamamare ufite abantu bamukunda cyangwa bamufata, ntabwo ukina n'amarangamutima y'abafana, kuko biteza gahunda mbi, biteza akavuyo. Nyine usanga ibintu bimwe bigiye byangirika bitewe nuko biba bigaragara yuko nyine nta muteguro urimo. Kandi mufana cyangwa umuturage ntabwo yaba yishyuye ibiceri by'iyo ngo aguhereze, ntabwo biba bishoboka. Niba wumviye inkuru igukoze ku mutima, like, subscribe na sharing n'abandi. Ni Signs of God Live, tuguha ukuri kuzuye kutarimo binyoma. Thanks guys, God bless you.